yazane kashi ibeshanya bikuze ahubwo nige pandman nige musore mwiza muri Kigali ufite amafaranga uretse nige musore mwiza muri Kigali nuba mwiza nka Kamaro cyangwa se Kamaro sapete ki Kamaro abona nagukandira kanyegera nagukandira kanyegera hano ukoremera umuntu iwanyu bagira station Merezi bagira SP bagira iki uretse reka turebe uretse zirabira nazangira bukondo arusha umugabo imbaraga rwose aho uvukagira rwose sindi n'isugi ubwo nyine niba aho byaciye bigomba wait ho gatoya mani winca mu ijambo sibyo niba kuba umugore ari ukuba warataye ubusugi nago mbiza ariko sindaba umubyeyi ubwo nibyo sasa hagati aho ngaho umugore nyamugore ni umugore ukura amaboko mu mufuka agakora sibyo agashyira hamwe n'umugabo we urugo rugakomera kandi niyemerere undi mugabo wese umwinjirira ahava akajya niyo bari mu bukene bumeze gute bro ugahagarara ku ijambo ryawe ugahagarara ku ijambo ry'umugabo urumva ukamenya ngo nyine muri babiri nyine yaragushatse nyine uri umugore mu rugo niba umugabo wanjye nk'urugero wenda mubonye sibyo nkagera muri icyo gihe sibyo ari mu kazi mbizi neza ko ndishoka ari mu kazi urugo rwanjye nta na kimwe rwabuze urumva urugo rwacu ubwo nyine mba ndi umugore w'umugabo urugo rwacu nta na kimwe rwabuze ntashonje ntasa nabi nta kibazo nageze hagati y'amaguru yanjye nsa neza ameze neza ameze fresh numva nyine yego nyine iyi happiness nyibona yuzuye bro Some people, what's up me people, what's up me fans, what's up abanyarwandakazi ndetse namwe batuye hanze cyangwa se hirya no hino mwagiye guhiga ubuzima murabizi life ni danger mwamugomba gukanira yamagomba kubatamo ntangira mbagira n'inama mugakanira urumva kariyeri urimo umukoro wose wirirwamo kawuha umutima ndetse ukawuha n'amaboko ariko byambere na mbere ukawuhereza icyo bita urukundo kubera ko muri no minsi iyo udakunze umurimo ebana tukubonera mu mwandiko hari hirya nyine urimo urahombana amatama umeze nk'umukecuru ukuriza umuheha baza kubatama ako kantu kugira ngo mbaze mbabwire neza aka introduction kazamo message arimo ukuntu maze kuzana itoto kubera gukora kurara amajoro igitondo nkabyuka kare Jackie muramubona na Mbata umukomediye mwiza cyane ndetse akaba ari n'umuntu nk'umupapa kabisa ubaye muri entertainment igihe kinini akaba ari umwe mu banyamakuru bakoreye station zitandukanye abaye muri showbiz baba muri social life azi everything kubijyanye na entertainment ndetse na showbiz yacu tubamo cyangwa se ibyerekeranye n'iyi sector tubamo tukaba turi no kumwe ndetse na Jackie abanyarwenya mu Rwanda kugikongera kiboro bitamutangana kibaye mwana tudaheruka kukibona icya kiboro kiba mu rugo kiba mu rugo mba nkibitse ejo bundi Jackie amaze iminsi ashaka kugira agifitiye crash ndabata Jackie amaze iminsi agifitiye crash ashaka kukigutwara se Jackie ko witonze bimeze bite Jackie uvuye gusenga uyu munsi turi ku cyumweru cyangwa usenga kuwa gatandatu ubundi iyo udasenze urasengera iyo nasenze ndasengera ubwo uyu munsi ntabwo wasenze urasengera atakubuza imboga gusenga umuntu ahora abwira Imana nyine n'iki kugira ngo bigende neza akaramuka akayibwira ko umuntu yaramutse sibyo kuko nubwo tuba turabarara n'iki ntago tubura gushima Imana yuko twaramutse turabarara gute twebwe turabahigi kandi mu buryo bwa kirara twebwe ntago tuzi kwiyoberanya ngo twiyoroshye ngo twereke ko abantu ngo twiyoroheje ngo twiyoberitse nyine kwiyorobeka sibyo handi ufata igitiyo ukakita ikiko kinini ngaho umva nyine nawe ibyo bintu igitiyo akakita ikiko kinini oya Mbata nawe uzanye mu za comedy zawe ese bari ko bavuga ngo ngunda yararyaga cyane yarishaga ikiko cyangwa ni igiti uriya hari amateka abantu nzi ntekereza hari uwitwa Ngunda hari uwitwa Ngango yari umujura ngo mwiza cyane niyo mpamvu umujura bamwita ngo mwene Ngango bahita bati buriya Ngango yasize umwuzukuru buriya Ngunda na Ngango
bafitanye isano buri utamenye kandi hano hanze mu mihanda hari igihe dusanga bene ngango hano hanze sikari byo aha Jackie arakitubwira ntago mani wabura gushimira ara nyine ko waramutse kuko hari benshi hano abajeni benshi bari kuducika nta kuntu wabwira Imana ngo Mana urakoze kuniza uburame tu nkaba mbona iminsi iri kwisunika ari nakomeze neza dushaka kumererwa neza ubwo se koko utanayishimiye washimira ndekwere Jackie abantu benshi uravuze ngo abajeni barimo baraducika wenda ugikomeza abaducika bajya he sha nyine bajya aho twese tuzahurira mu butaka tu none se hari ahandi ari abantu baducika bajya mageragere cyangwa se mu magereza atandukanye n'abaducika batabaruka ni abaducika benshi nabaye umubare mwinshi sha Mana yanjye bose baba baducitse ariko ufunza abahari ntago aba yapfuye urumva mu by'ukuri hari uba witabye Imana sibyo hari n'uba uri ahantu nyine utabasha gushika ngo umurebe nk'ibisanzwe ndi mu kiganiro kuri Great Hotel ni wonde ikintu tugomba kumenya nuko abantu nyine mu gihe tubona yuko tutari kumwe nyine abantu basange tuvugane baba nkaho nyine badahari sibyo kuko niba umuntu ubuzima bwiwe igihe kiwe cyageze isaha yiwe yageze iba yageze nyine twebwe dusigaye tugomba gukora kuko twasigaye nyine tugomba gukora cyane tukagira aho tugera tukagira naho tugeza abandi tukagaragaza ubumuntu sibyo mfite ikibazo nakwibariza akamaro nuko wenda ashaka kurakara cyangwa oya nta kibazo mbaze nta kibazo nta kintu cyakindakaza nkumvishe ngo muri no minsi abajama ngo musige ngo mutanga butungo bakagatobora ngo kujya mabashe gutunga amafaranga nuko mubayeho icyo kibazo niho mwimuriye business icyo kibazo ni ikibazo kigoye cyane kugira ngo ntabwo kigoye mu bindi batawumenye ngo ntabwo murya shu ibyo birahari ariko buriya ikintu bita imbwa ya mbere icyo bita imbwa nyine ni umugabo wunama cyangwa se uryama mugenzi we akamujya hejuru akamurongora nk'urongora umugore iyo ni imbwa nta mugabo warongowe n'umugabo mugenzi we umugabo arongora umugore ni ukuvuga ngo iyo wagezaho none muzibona gute imbere hano tugiye kuri statistique y'u Rwanda dusanga igitsina gore baturutaho abakobwa babyawe bavuka bakeneye kubona abagabo bakarongorwa kamivuga mu buryo bakuza inshingano zabo kamivuga mu buryo bwumvikana rwose mu gihe muzamuri kurongorana ubwanyu kamivuga mu buryo bwumvikana nawe mvuze nta no mentionings umuntu wese w'igitsina gabo bahindura umugabo mugenzi we akamuhindura umugore uri kubyumva mbata uwo ntago ari umugabo aba yabaye imbwa aba ari imbwa noneho naba n'imbwa yandirinda igipangu aba ari imbwa yoneho imbwa ibaze kuba uri imbwa noneho uri n'imbwa y'umuntu buri imbwa y'igipangu ikomoka ku kirura noneho buri imbwa ikomoka ku muntu mbese uri imbwa muntu nyine mani birasuzuguritse kugira ngo ube umuntu w'umugabo mwe mubifata uretse mvuge no ku bakobwa noneho n'umudamu cyangwa se umuntu w'igitsina gore uryamana na mugenzi we bahuje igitsina ari abagore bagenzi ari umugore mugenzi we vraiment aba yatandukiriye cyane aba yibagiwe ukuvuga ngo abatesheje agaciro mama we waryamanye na se bakamubyara abatesheje agaciro papa we waryamanye na nyina bakamubyara bafatanyije n'Imana urumva uwo muntu nta kindi kintu kirenze icyo ngicyo nta kindi kintu kibi cyatumye n'Imana irimbura Sodomo na Gomora uretse kuryamana abantu bahuje ibitsina urakoze cyane reka twe kwiharira ikiganiro Jackie ahangaha Jackie ahangaha ni umugore ni umwe mu bantu ni umugenerwabikorwa by'ibyo mwangije n'abandi bangije sorry ntabwo mvuze wowe uri umugenerwabikorwa ibyo byangijwe kandi ibyo bikorwa nawe ubikeneye nk'umugore sibyo ni na kimwe mu nshingano zawe kuba uri hano ku isi ubifata gute iyo ugiye kubona ukabona birangiritse ukabona ibyakabaye bijya hano bigiye ahangaha uho bifata ute njyewe ukuntu mbifata nuko nyine mba mbona bayobye tu baba bayobye nta kuntu nyine ikintu Imana iba yaraguhereje ugenda ukagihindura mani n'Imana iba yarakugize umugore uri umugore nyine asura we yasarishijwe n'ibiki kiriya gikorwa rw'uruyobe sikora rwa nyina
ingoma ntabwo ari ikigoryi mararati inzobe yibari nese ninde ndari kwizi nisugira ngo nzina nibyo ndi kuna ngeze urumva nk'iyo reka twanye dusubiremo tuvuge ni urugero uri umugore wavutse ugomba kuba umugore kubaza n'inshingano za kidamu ukajya kubona ukabona wakubereye umugabo naho abaye umugore ubigenza gute muri competition muhuriye mute mwese muri abagore babiri kandi ubizi ko ari umugabo ngiye mu gihe nyine Imana yaraguhereje ukuntu ngiye mba mbyumva ni Imana baraguhereje igikoresho nyine uri umugore waragenewe kuba umugore ubu uri umugore nyine niba waragenewe kuba umugabo nyine ubu uri umugabo rero iyo utandukira ukajya kwigira umugore ubu wari umugabo n'umukobwa n'umugore akajya kwihigira umugabo ndumva icyo ni icyaha kinakomeye kirenze ubusambanyi kuko ubusambanyi byararemewe nyine umuntu agomba gusambana ariko se ni gute ugenda ukajya gufata ibintu bihuje ibitsina ngo bajye kurongorana bya bintu ntago ari byo mwana izina ry'Imana bakakarekare isi barayangije ahubwo barayitobanze yewe bayigize nuzi isosi n'igikoma rese iyo urebye ukabona abajama nyine muri no minsi ariko muri no minsi barajama bafite amafaranga bitagiye numvise ngo iyo utagiye muri bya bintu ngo ntago ubona amafaranga buri umukeneye uraho ugowe oya mbata nago ariko kuntu bimeze ntago ubona reka nkubaze oya abantu batanu bafite amafaranga batarabatinganya ngo guki ariko uziko uri umusazi mwana uziko uri umusazi mbata batanu ngo batarabatinganye ahubwo se ni n'umutinganye ugira amafaranga ahubwo se nanjye nawe nzi nzi ugira amafaranga nanjye nawe nzi kabisa atagiye guca incuro atagiye guca incuro ngo ajye kuri YouTube cyangwa ajye ku bindi cyangwa ajye gukoresha akarimo k'amaboko atagiye gukora uwo muntu nawe reka nkubaze urugero ubu ruca amafoni zishop harubwo ari umutinganye sacuruza ama iPhone so umukirese hari umurusha amafaranga kuri ka free zone ubu se savitua urumva wejo bundi wishyira amafaranga akishyura aba Eddy Kenzo akishyura abandi agatera igitaramo cya baba experience urumva inkunga harubwo ari umutinganye so umupapa so umuntu ari muri showbiz oya irimo gakeya ariko atera inkunga ariko muvugisha ko wica ku ruhande bizwi neza ko muri showbiz wijya ku by'abandi urumva muri showbiz tugaruka muri showbiz bivuga ko muri showbiz mwebwe ubwanyu ko mubayeho bagomba kubarongora mu bibuno n'abandi bakarongorana n'abakobwa bagenzi babo kugira ngo babashe kubona utunga ahubwo muri showbiz ni naho bitari no mu buzima busanzwe social life noneho y'abantu yarahindutse ubusiga ahubwo usanga ibyo bintu byibereye nko mu masengero nka za DPR hano utabitekereza ahubwo no mu bamansera aho utabitekerezaga ahubwo niho biyabiri abatinganye banyabo arabyuka mu gitondo agafata Bible urumva akagenda akajya gusenga amano ugasanga ni umuntu ukunda gusenga bya danje urumva ugasanga n'abantu bagira protocole y'ubuzima urumva ntabwo usanga ari ibisare nka kubuno tuba twemereye na basikayi tubona turi abagengesa ba street ntabwo usanga baba bafite discipline bya danje anose ko hari amakuru avugwa yuko urumva kwere nose wigeze uyingura agashino ariko ako kantu mwe kavuga shamwe kabyara mu mfurama urumva ako kantu turagakunda cyane twese urumva nyine kuba tuvuga kure mavuga samu rero ni ikigori ese wazanye bye square twikorera ariko se ubu biraza kugorana urumva hari ikintu numva ngo aba baby muri biyiminsi usanga nk'uyu nguyu kubera kugira ama depression menshi yo gukurana akamaro akamuhemukira kinzi imbere ngiyewe kinzana ubugoryi urumva ajya kwa Samu akamutenguha akajya kwa Jera akamutenguha ntabwo depression ntabwo ari ukuntu bimera iyo umuntu ibintu atabivukanye mbata rikanye mbisobanura neza ntabwo umuntu agira depression ngo ahindure umuvuna avuga ngo ngiye nari umugabo ngo mbaye umugore ngo kubera yuko ngo abagore bandi disappointinze ntabwo ibyo bintu bibaho ahubwo usanga umuntu abaye addicted sibyo bye ugasanga umuntu aba addicted by something to urayizi cyangwa se ugasanga umuntu aba addicted kubera nyine akaba addicted mu kuryamana n'igitsina gore ari umugabo cyangwa se ugasanga umukobwa aba addicted mu kuryamana n'igitsina gabo urumva ariko kuvuga ngo umuntu ngo arahindutse ngo ayisaba ngo mu bisexual ngo cyangwa se ngo abaye mu lesbian urumva biriya ni mechanism de defense mana abantu babazana no kuvuga ngo uwo muntu abasanzwe ari uwo muntu
urumva akaza kubyitwaza ibyo ngibyo ngo ni depression yagize. Abandi benshi babikora batandukanye n'uwo ubusanga bitewe n'ubukene, ugasanga we arifuza kugura indege mu gihe atari no kuri level yo kugura iki imburubeti cyangwa se ingorofani urumva, ugasanga we noneho arashaka kubaho nk'umwana wo kwa runaka ku mukire wa mbere wa danje w'umucuruzi w'umukomeresa urumva, kandi mu by'ukuri ari mwene ngofero. Ibyo ngibyo rero iyo ahuye n'umukoboyi wavukiye mu biceri w'umuzungu cyangwa se w'umunyamerika ufite nka miliyoni 10 z'idolari kuri konte yiwe, shaka guhita mutakarisha ubusugi nako kanya. Reka nkubwira reka tugaruke ku kandi kantu Jackie. Uravuga iki ko muri no minsi abakecuru babamazeho urubyiruko, babamazeho abasore mu ngana, ako n'abana bato tumaze abasaza niba bamane natwe dutwara abagabo n'abasaza nabo natwe dutwara abasaza ahubwo bakomereze abasaza. none se ubundi reka nkubaze, umuntu w'umucecuru yagera akajya gufata umusore wa kaneresi urumva, akamufata akamukoresha agatuna mwebwe urumva, ntabwo nzi ibyo ari urumva, ukabona aramukoresheje agize gute ngo kugira ngo amuhindure umukire cyangwa agire gute ngo ajye amupfubura agire gute urumva. Mu by'ukuri twebwe tugeze tujye kuryamana n'umusore baryamanye n'umucecuru twakifata uwo musaza umusore wabyemeye n'umukecuru aba afite experience. Kuvuga ngo umusore ntabwo yaguye umukecuru namwe mugo yaguye umusaza bitwaye ikise Kigali busheya bebe biryo wabisangiwe nazanye n'akantu kongera kuburana hariya umusaza yagutambitsemo ikibingo gihitira. urifata ugafata umwana w'umusore ukagenda ugacunga umugabo wawe urumva, ugafata umwana w'umusore ngo muryamane urumva, warangiza ubwo umukobwa nagenda yaba ari kumwe n'umugabo wawe urantangira burana ikise ko nawe bakoze amakosa n'undi wayakoze uri kurya abana b'imyaka 7. Si nk'ibyo se byo ndi kukubwira umuswera mujye bagabanya ubucucu. Ariko se ubyemera ko Kigali bushenye dusharinga none se barimo baravuga ibi biryo bisangiye mugana ari nesano yabiririmbye biryo bisangiye ni duture tugabane nyine niyo gahunda. Ufite umugabo kumva yishunnyeho kwa kanaka ntago byagutera stress kuko bisangiye, kandi abagabo bose ari abanjye nase nzagira abagabo kangahe erega mbata kubita imfubyi y'ibwiriza kurira sibyo. Nta na rimwe wowe uzabaho uramena sibyo, nta na rimwe uzabona ibintu bishyashya gusa munuze mu maso yawe, bizaza bisaze hazi ibintu. Ni ukuvuga ngo ibihe bigenda bisimburana iteka. No muri Bible haranditse ngo nanone ngo nta gihe cyabayeho kitagaruka. Uyu munsi ubu tuvugana no ku gihe cya Sodoma na Gomora hari ubutinganyi bukabije kandi uburezibene bukabije, ndetse no muri Bible ahantu handitse ngo abamarayika urumva batembereye mu mujyi urumva wa Sodoma na Gomora urumva, kubera ibyaha by'ubusambanyi n'ubwicanyi byahaberaga ndengakamere byari bihari urumva, wari umujyi umeze nk'uwavumwe ariko Imana yanze kurimbura kubera iki? Kubera umuntu umwe wari uhari w'intungane sibyo. Bahatemberereye abantu baho bashaka kubafata ku ngufu bazi ngo n'abana b'abantu bari gutembera muri uwo mujyi, birangira ngo babateje ubuhumyi, bya bigabo byabashaka kubafata ku ngufu Imana ibateza ubuhumyi. Uri kubyumva? Kubera imbaraga zayo. No kuvuga ngo n'uyu munsi rero byarakuze, wenda mu Rwanda nta bitangaza by'Imana bihakorera cyane urumva, kubera ko na Holy Spirit tweshe dufite ku buryo dushobora kuvuga ngo dutegetse umusozi ngo novanga ngo ujye hakurya mu Kigali wimuke nkuko kera byahoze urumva, cyane cyane kuko n'ibyaha twagiye dukora abantu batuye isi. Niyo mpamvu kera habaga abantu barebare, uyu munsi twese twabaye generation Kenisoro nawo kamwe urabona ko tureshye ubu turi barebare mu bujyakuzimu umva duturanye n'ubutaka. Navuga ngo uko isi igenda ihinduka bya bindi bya kera biragaruka, ariko icyaha nk'umuko abantu bafite urumva nicyo gituma uko twari blessed kera cyangwa abakurambere ba kera ukuntu bari blessed bigenda bihinduka, ugasanga ahubwo tugenda twatakwa n'umuvumo ugiye utandukanye. Reka twaruka none gatoya. Hari itegeko ryatowe ni sinzi niba ryaratoye cyane niba ningiye kubeshya bidahari ariko muraza kumfasha yuko umwana w'imyaka 18 agomba kurongorwa. Kera byahozeho
muburana kera byahoze yemerewe kurongorwa kera byahoze urumva imyaka 18 kurongorwa ubu numva bizatuma abangabo ba 25 basazira mu rugo kibazo gihari kuko niba nago bizatuma ni gute uzajya kurya igisheke gikuze hari agasheke gatoya umva se nkubwire mbata hari abakobwa banze gushaka bategereje ubukire imyaka 25 uvuze ro nayo mfite ufite ingana banza bave gatoya Jack afite imyaka 20 Jack afite 20 Jack ndamuzi umva mbata Jack narongorwa uriya mukobwa uhagaze ari ufite 25 za bakirongo oya none se arongorwa sazabuzwa na 25 hari n'abagabo bakunda ba 40 bakunda ba 18 akaba n'abakunda ba 20 akaba n'abakunda ba 50 hari n'abagabo bakunda abagore imyaka 40 70 ahubwo hangize icara wiga ahubwo naruko uzayisigeze mwampaye wasenkane ko twananyagereza imyaka 50 aba yaracuze bagacwa urashaka gufata byaye nibwo nahitambo nako cya gitutsi ngo gafuta byaye cyangwa kurikiranye yewe mbata we abo ba Jack abashaka gukuramo nk'uwishyuye oya we uzi nkawe se urabona ko mbata nawe ushobora kuba utaragira ibifungo ituma ugera gute ituma umva ufite confidence mu buzima bwawe ugasanga wowe uracyari gushakisha amafaranga menshi ya mirenge ariko ukaba wumva uvuga ati nakora buri kintu cyose gituma ngiye mbumukire cyangwa nkaba umurici nkajya ngenda nifunze abantu bose bakambona bakavuga ati mbata urumva yaravunitse ariko uyu munsi yabaye successful urumva abantu nk'abo rero ikintu bamutekereza ni iki ni my role model yene get rich or die try Get Rich or Die Try urumva ni indirimbo ni album ya 50 Cent urumva abantu benshi barayikoresha ariko hari abantu bayikoresha mu buryo butari ubwanyabwo gushakira ubukire mu kumena amaraso gushakira ubukire urumva mu gutanga mu kibuno urumva uri umuntu w'umugabo abo mu gatafari ho byihorera ariko ibindi byose nabikora oya kumena amaraso bitarimo kugambana igihugu bitarimo yego no gutanga ku gatafari erega buriya iyo ugambaniye igihugu bazombe gatoya iyo ugambaniye igihugu umva ubujiji bwa mbere mbata bubaho ku isi iyo ugambaniye igihugu buriya uba wigambaniye wowe uba wigambaniye ugambaniye nyoko ugambaniye so ugambaniye inshuti yawe urumva uba wihereyeho kuko nta kwigambanira ibindi na tanga urugingo rwanjye mu buryo budasobanutse biriya oya nta n'uburyo busobanutse bwo kurutanga kereka wowe uri umugabo saba umukobwa ugenda n'umukwe cyangwa se niba nta nkwano ufite mwabyumvikanyeho umujyane wawe mubane ubushobozi nibuboneka muzasezerane n'izo nkwano zitanga ariko ibintu byo kujya kuryamana n'umujyama mugenzi wawe ni ububwa 50 ntago bakumera ku kiranguzo harya bimaze ni inzoga barangura bara muri nuze muri depo ni wamumera ku kiranguzo ahubwo se babimaze 50 nanye mbiguhe ko muri Grit ni yagura urumva 50 ni nkoko yo muri Grit ni yagura mugani uyu nguyu ni kazi yabyeri ni yigura jeuka yababa we akusetsa byonyine uzanyobereho gusa nzakuniga nifuro bakumbaza urabona Jack akeneye 50 mugo usi inkwano ya Jack buri arenga 30 Jack sha mwagiye mu mbabari ya Jack ararya miliyoni zingahe uri muri arwaye ibiye bisaza arwaye agatembwe ariko man siko ngewe numiwe none se none measuring inkwano igenewe umukobwa w'i Kigali bitewe n'ibintu byose mu kiraro Jack uje n'inkwano nkubwire ubundi kambanza nkubaze urarinda ujya kumbwira ngo mugenera abantu inkwano niba ari n'inkwano niba ari n'ibiki ngiye ndi mu buzima bwabo kuryo mbwira gutyo oya ariko ngiyewe nanjye buretse ngira icyo mbabaza nari nkumbuye Jack umva buretse nkumbuye Jack na Kamaro sibyo ikibazo ngiye kubaza Jack izi nzara ni inzara ziwe cyangwa ni inzaro bamuteye ikibazo ni inzara ariko ziri ku ntoki zawe wait gato izi nzara byonyine zirambura ariko bazireba kuri kuzisha ngaho ziguteye isoni ruhembwa no muri Grit
nubwo wazikoresha urampfobeje urambwiye ngo zino nzara zigura 300. warubajije ubusa bagusubije ubusa nanjye gusubije ubundi none se umuntu w'umugabo baza ako kantu k'inzara kwe umuntu w'umugabo aya ariko rambabaje mwana hanyuma se jya ukoze iki uzi ukoze iki ako njye nari mfite gahunda yo kukugurira none ungurira iki ariko ntakibazo reka nguremera akantu hano yazane kashi wibeshya abanyarwanda yazane kashi wibeshya abanyarwanda nikuze nijye musore mwiza muri Kigali ufite amafaranga nuba mwiza nka Kamaro cyangwa se Kamaro sapete Kamaro abona nagukandira akanyenyeri ugakoremera umuntu iwanyu bagira station Merezi bagira SP bagira iki reka turebe buretse zirabira nazangira bukondo imbwa ni ufite angahe kivuye kumwe cyo gitondo ibintu byo kuvuga ububwa nawe shiramo nimero yanjye ngiye ngora upa kugaragara ko nabifite nambaye Jumpman hano numva amafaranga yose muce senkana nabasha senkana shize amasenga buretse gato yerekane muri 50 birakandagira nukora neza urujuje nasozi imbeba ngomera ngura mufashe ngumujyanye muri ADPR ngo agiye kuba umukora liste waho urumva kandi mu byukuri bitamurimo ahubwo nubona aje akahindutse akajya muri korari akajya gukoropa ku rusengero akaba inkora mutima y'Ukaristiya babandi bo kwa padiri nubundi azaba ibyo bintu ari we muhamagaro wande we ese Jackie reka nkubaze tugarukana none murabizi iki kiganiro tugomba kujyana tuganira sibyo yabatije urumva iyo turebye hano muri showbiz dusanga nge nkunda kubana muri showbiz ko niyo mbarizwamo ntago n'umunyapolitike sibyo iyo turebye no muri showbiz dusanga muri minsi abakobwa mutwara amamodoka meza abenshi mufite amafaranga urumva ugasanga bajama sometimes nkaba Kamaro abangaba tuvugishije ukuri nimwe Kamaro kuki ari wo mutanze w'urugero ni uhari nago mvuga abantu badahari urumva aba ba Kamaro uyu munsi nimwe mubaremera bigenda gute kugira ngo muturushe izo mbaraga ariko guhera kera hose n'undi umugore yarushaga umugabo imbaraga nibisanzwe n'undi umugore arayoboye arusha umugabo imbaraga rwose aho uvukagira rwose umugore ni ikiyobyabwenge kugira ngo abyemere azasome Bible ayere kuri barabakoboye ngo barabanaziri b'Imana bitwa ba Samsoni baderera barabayoboraga bakabogosha imisatsi bagahinduka imbwa urumva uzareba abitwa ngo ba Morodekayi ngo nabandi mwamutubije akabyeresa natuzanire umva batuzanire byero moneye zishyushye udutoya afite imitsingi nese twega turi gukorobeka mu urumva ugasanga ngo witwaga ari umwamikazi bitaga ne je narume
njye nta kintu ntazi na Quran ndayizi njye ibintu byose mba mbifiteho nosiyo njye nta kintu kimwe ngewe kunyigisha umva ewana ahantu atari nk'abamari nanjye nkazajya mbasemurira gutya hari abitwa ngo ba Betsheba hari abitwa ngo bande urumva abo bose wasangaga bafite imbaraga abagore bagira imbaraga nyinshi cyane ubundi mu cyongereza bavuga w'inyenda rwose ni n'inyenda ariko mu cyongereza bavuga super women urumva ni imbaraga z'igitsina gore uri kubyumva izo mbaraga zirahari ariko nanone ntabwo byaca intege umuntu w'igitsina gabo ushaka gukora sibyo none se ubu ngubu si ntunze umugore nese umugore wanjye arantunze njye ntabwo yantunga kuko ngewe ndashabika nkavuga ati ndashaka amafaranga yo gukora iyo stock shaka amafaranga y'inzu shaka uburyo agomba gusa neza ku mutwe ndetse no ku nzara nk'ibyo byose bavuga yambare neza yitabira umubatizo asa neza yitabira ubukwe bwa bagenzi biwe asa neza ngewe niyo bambura ntaribi kandi imihanda ni kwikaraga ariko byibura bajya bavuga ngo nyereka umugore wawe nkubwire uburyo ubayeho menye uwo uri we buri muntu itakureba umuntu uramutse upositinze umugore wawe umuntu aramureba buriya hari ibintu bya mbere abanyarwanda tugendamo abantu batazi physical appearance umuntu wanze kandi ngo yambaye iki arasate ni muntu ki none agahita ngo buriya Kamaro buriya ashaka ari umuntu watura wenda nko mu bisheke mu buryo bw'iyo ngiyo ariko ari gupositinga umugore wawe akaza nka Jack ngo wambaye inzara z'ibihumbi 150 bahita babiha agaciro urumva akaba ukahita gahagaze nk'ibihumbi hasi ntabwo ubona Jack ko nabati ako berekana ya tatuwaje Jack ariko utaza kwerekana ibikoresho by'akazi iyi tatuwaje mani reba ino tayiga mani reba nako bayita Leopold wamwitegereza neza amaso ugasanga afite uduherena duhagaze mu 108 wamureba mu mutwe ugasanga ariho uri bindi bishana umuntu aramureba ngo Kamaro nimba bashaka kubyimbira ya proje ari ku giti ki ni umuntu w'umugabo twakwicara tukaganira si byose uyu mugore abagomba gusa neza nawe ugasa neza hari abagabo rero usanga arumva ari babikora Imana ugasanga nk'umugabo urumva ugasanga babikora Imana ngo ibintu byose ngo azajya gusenga ngo Imana ikabizana ngo urugo rwe rugasa neza ngo agazatera imbere agasenga umwaka wa mbere ategereje Imana agasenga wa kabiri ategereje Imana adakora uzi umuntu wigeze gutegereza ubwato ku kibuga cy'indege ngayibaze ubwo se ikiyaga kizahagera ryari kereka ari ikibuga cy'indege gishinze mu nyanja urumva umwaka wa gatatu wa kane ategereje Imana ngo izakora imirimo aho kujya gushaka amafaranga akirirwa mu rusengero aho gushaka amafaranga akirirwa ari gukubura urusengero ngo aje kuwa kane ngo azabonana n'umushumba ngo ejo bundi bizagenda gutyo shaka ngo izo kurinza ari zakurya amabya yihine urumva kabana ari abashenzi aho kugira ngo ujye kubona n'umushumba wabonanye na shebuja wa mugani urajya kubona n'umushumba wabonanye na shebuja ubundi wowe Imana yatumye pasiteri runaka mwakubwira Imana ntabwo wavugana nawe ku giti cyawe Imana yakubujije gukora akazi ubu se Imana ifite ubushobozi bwo kuzana abantu bose ikababwira ati munyoboke kubera uburenganzira bwayo kuko niyihindura niyo irema ibihe ni nayo ikuraho ibihe ubwo wowe urajya kwirirwa wicaye umugore wawe ejo bundi igitenge cya musazi kimutabuke munuze mu myanya myibarukiro ngo wagiye gusenga wowe uri wicaye mu mazi kuri yanza ngo wicaye mu butayu bw'ikarama ngo waraye mu Kigali abandi bari gukora hano hari ivoka rihiye wabona bari gucuragura nayo misengere ubwo bari gucuragura umugore wawe rero uzataha uvuye mu butayu uvuye gusengera kuri yanza cyangwa uvuye kurira igiti mu Kigali usanga ari kumwe na Debeni n'urugero ndi gutanga usanga ari kumwe na Bruce Melody usanga ari kumwe na Skyto abantu bakoze reka ari kumwe na Nyehota y'amatovu reka bakubaze kakama uramutse ubaye udafite imbaraga zo gukora ukaza ugasanga iwawe mbata ari mu nzu kandi urabizi ko mbata ni umunyamafaranga urabizi ko mbata iposha ari busigaho ngaho mwarirya nk'amezi nk'atanu wasakuza aya nasakuza uhasanze Coach Gayeri nabwo nasakuza ego umugore yubahwe buriya mu rugo ikintu cya mbere kirenze imbata
amarangamutima aba hagati y'umugabo n'umugore ni ikintu kirenze cyane tu. Nta mugabo n'umwe niyo yaba ari umugabo wacitse akaguru agacika n'akaboko urumva agasigarana diki yonyine. Nta mugabo n'umwe yifuza gusuzugurwa. Nta n'umwe wabona. Umugabo wese ava akagera niyo waba uri umukire ufite amataje ufite imiturirwa ufite amafaranga kuri account warayizibye. Nta mugabo wifuza gusuzugurwa. Noneho by'umwihariko no gusuzugurirwa aho bita iwe. Nta n'umwe ku isi nta n'umwe mani uziko nta mugabo bata kugira ngo byumve neza. Nta mugabo ujya wemera gusuzugurira. Niba ari umugabo w'umukene gute yasuzuguritse aba ari igihoni aba yapfuye ahagaze. Umva se ngakira amafaranga mpereza umugore wawe murongore ngabyemere. Hari ababyemera. Nta muntu wabyemera. Kama hari umugabo wabyemera. Reka nkubwire Kama. Reka nkubwire. Umva hari abagabo kereka ari indaya yawe atari umugore wawe. Mikoro ndayibasubije. Uransubirije none se. Nibyo reka nkubaze Jackie. Uri umugore wa Kamara. Sibyo? Mwagerageje kubaka inzu muri Kigali birabananira. Mwagerageje gushaka imodoka birabananira. Jerry araje afite miliyoni y'idolari. Ayikira ku meza ibyo bintu byose bizavamo. Agiye gukubita amasegonda ya 30 yikomereza. Uwo mugore aba ari igikoresho cyawe ntago aba ari umugore wawe. Urakoze cyane. Nyamara Jack afite ubwenge butandukanye no gutekereza. Urakoze cyane. Aba ari umugore w'iki? W'igikoresho ntago ari umugore wawe. Mbata ntabwo bijya bibaho. Ubundi dutandukanye gute umugore n'igikoresho? Kanyembe bitandukanye. Kuko uri umugore uratubwira ibyanyabyo. Jewe ntago ndi umugore sindabyara, sindi n'isugi. Ubwo nyine niba aho byaciye bigomba wait gatoya mani winca mu ijambo. Sibyo? Niba kuba umugore ari ukuba warataye ubusugi ntago mbiza ariko sindaba umubyeyi ubwo nibyo. Sasa hagati aho ngaho umugore nyamugore ni umugore ukura amaboko mu mufuka agakora sibyo? Agashyira hamwe n'umugabo we urugo rugakomera kandi niyemerere undi mugabo wese umwinjirira. Ahava akajya niyo bari mu bukene bumeze gute bro? Ugahagarara ku ijambo ryawe, ugahagarara ku ijambo ry'umugabo, urumva? Ukamenya ngo nyine muri babiri nyine yaragushatse nyine uri umugore mu rugo. Ariko iyo birenzeho nubwo uri umugore. Urumva? Ahubwo buri igikoresho buri igihoni mbese mbivuge gute se buri igikoresho buri taburira aho ngaho. Kuko mu by'ukuri niba umugabo agerageza gukora ntunyurwe, umugore nagerageza gukura amaboko mu mufuka, umugabo akaba ngombwa yuko afata umugore ngo amutangemo igitambo, uko abamutanzemo igitambo urumva ngo kugira ngo ubwo bukire buze. Ibyo bintu bibaho man. Ni nabyo bintu bavuga ngo iyo ushatse umugore mwiza nk'indererwamo urumva abagabo bashaka umugore mwiza nk'indererwamo kugira ngo abonerane nyine abonerwemo bose. Ariko mu by'ukuri nta mugabo muzima nyamugabo wafata umugore ngo amutangemo igitambo nibibaho. Uwo muntu aba yikunze urumva yikunze bya bindi birenze bya bindi nono by'ubunyamaswa nta rukundo abakundamo uwo mugore. Uwo mugore baramufashe kugira ngo mukoreshe kugira ngo bagere kuri ibyo bintu urumva umugore watishimye no ku mutima w'icyamwereka gahinda kaba karimo nago yakora ibyo bintu. Yasubone Mbata reka nkubaze byavuze ariko kuri Mbata reka nkubaze ahubwo se wowe urabivuga hehe Mbata kandi yabikubwiye njyewe ikintu navuga kuri ibi bintu sibyo buriya gutanga umugore wawe no kubera ko n'ubundi umubona ko ukwiye kumutanga. Hari n'abantu bigenda gute kugira ngo butange rero? Hari n'abantu bagiye bashuka abagore babo ngo hari umugabo w'umukire wenda uri umukene utuye muri quartier runaka, uwo mugabo w'umukire aza kuguteretera umugore noneho wowe ukabimenya ukagambana n'umugore wawe ngo genda muryamane n'uriya mugabo twarasezeranye ngiyewe nawe inze mbagwe gitumo urumva tuguca amafaranga wenda araza kuba ari umupadiri cyangwa ari umufrere sibyo cyangwa se ari umucuruzi runaka sibyo cyangwa se araba ari umunyepolitike atinya guseba by'umwihariko ni executive w'umurenge n'urugero urumva muraza kuryamana wowe uze kuza kundya kara ahantu muraba muri kuryamanira muri loge urumva cyangwa se muraba muri kuryamanira muri munzi wanjye nagiye mu kazi nanjye nze kuzana gengo yanjye tugufagitire miliyoni 40 ngahe kugira ngo zituvane mu bukene
umugore w'ikigoryi nawe akagira gute akabyemera n'uwo mugabo nawe w'ikigoryi agapanga uwo mupango akabyemera nawe akabyemera so nabaye amafaranga mugiye kurya y'umuntu n'ubundi bizarangira wa mugabo agucyuriye kuri umugore w'indaya bizarangira noneho wa mugore nacyuriye wa mugabo ati ndi umugore w'indaya ariko ninjye waguhesheje imibereho ninjye guhaye ubuzima ninjye uguhaye ubuzima wari umugabo w'imbwa urumva udafite ikintu uzigezaho ndakuremera njyewe waciye muri njyewe kugira ngo ibi byose tubigereho biriya nabyo ni ububwa urumva nta mahoro muzagira icyo gihe ahubwo icyiza ni uko wowe mugabo n'umugore abandi bantu mubona izindi famiye zateye imbere mwagombye kuzireberaho zikabatera ishyari ryiza ryo gukora niba ucuruza imbuto ugatekereza uburyo uzajya uderivaringa imbuto zo mu Rwanda zera mu Rwanda i Bugande uvuze gukora reka tugaruka gato mu gukora sibyo uyu munsi mu gitondo imikorere iratandukanye sibyo hari umuntu ubyuka akajya muri supermarket agakora hari umuntu ubyuka akajya muri ibindi bintu runaka agakora it's fine sibyo ariko none kuri ubu ngubu Jackie ni umugore wawe ndagutanga ingero ku bantu bahari ntago ingero ku bantu ariko nyifite umugore wanjye nyine abantu bajya babyumva hagati aho ngaho ngewe Jackie ndi mushiki wa Kamaro ntago ndi umugore we ubwo ni urugero ari gutanga urugero uri gutanga sibyo ko ntawe njya mvuga abantu badahari ni amakosa Jackie ni umugore wawe mu gitondo arabyutse abonye akabari keza agomba gukoramo nk'akazi bakamuhemba ku kwezi yego wakwemera ko ajyayo cyane rwose cyane reka nkubaze kuba yarashatse umugore ni ukumubuza gukora bro ahubwo byamushimisha kubona yagiye gukora umugore wanjye tugiye tubyuka mu gitondo njyewe umugore wanjye tubana umugabo aramutse agize amahirwe umugabo wese akagira amahirwe akabona ashatse umugore ukunda akazi ukunda gukora mu cyubahiro cye mu byo nyine mu bimunyura no mu bitabangamiye umugabo akagira ayo mahirwe akabona umugore wiwe akuye amaboko mufuka arakoze urumva akazana amafaranga n'umugabo akazana andi bagaterateranya urugo rugakomera broski uwo mugabo agize amahirwe umugabo ari we wese agize amahirwe akabona umukobwa umeze gutyo cyangwa umugore umeze gutyo yabatomboye zahabu kabisa oya ni urugero ngiye kambivuga mu buryo buri reality umugore wanjye mbata ubu ngubu tubana ni umugore ni umu makeup artist azi gutera makeup cyane pe niko kazi afite nako kazi akora buri munsi pe niko kazi kamutunze ubu turi kubaka studio kandi aba makeup artist bagira amafaranga mujye mwitonda bano bantu bakora inzara n'aba makeup artist bagira amafaranga bagakira urumva ahantu hari studio ya makeup agomba kuba hari na salon ikora ibintu bijyanye na pedicure manicure sibyo ibyo byose ni ibintu turi kurwana nabyo ngo twubake birangire ejo bundi nzajya mbyuka nje hano kuri channel ya 5G generation ntajya byuka agiye muri salon ya makeup sibyo umu artist ntabwo munatangiye munatugane mujye munandabura mbahuze n'abakorera makeup mu mashuti ese ubundi busanzwe reka tuvuge kuri ibyo ngibyo hari ibintu bamutaza buri abana bareba ibintu biganiro tuba twakoze hanze ahangaha n'abantu nyine basanzwe bakoresha inzara bakoresha imisatsi bakoresha izo makeup mu gihe bajye mu bukwe ahubwo kugira ngo bamenye ngo ni he twajya hizewe ni he ni gute ibyo bintu ubu bifite ntubivuge yewe ugasanga ntabwo bivuga yego rukuvuga ngo njye uyu munsi ntabwo ndubaka studio ariko turi kuyubaka ariko nanone bashobora kumuhamagara agatera boreze akabasanga aho bari urakoze cyane urakoze ni ukuvuga ngo mu gihe studio itaraza ushaka kumuhamagara urumva ni urugero wenda wahamagara kuri 0793 93 827 icyo gihe yagukorera makeup nziza yagukorera makeup abantu ufite tuvuga abantu ufite video shoot tuvuge ufite ushaka kwifotoza ibintu nk'ibyo wenda wagize wedding ceremony urumva ibyo byose amabidi iminsi mikuru nyine yose yagukorera makeup ugasa neza buriya iyo umuntu asa neza urumva agaragara neza uwo ninde ni madamu wanjye dore icyo navugaga Jackie aramutse ejo n'ejo bundi urumva nidutangira kuvira mu rugo rimwe
bizaba ari ibintu byiza kubera ko azazana umusaruro w'iburyo nanjye nzana w'ibumoso cyane tuwuhuze usanga ka kabazo kari hagati muri famiye karakemutse mu buryo bumwe cyangwa ubundi cyane kabisa. So n'umugore rero wawe agiye gukora mu kabari biruta kuba yakicara mu rugo ngo ategereje ko uzajya mu kazi ugaruke urumva abari wowe mubwira ngo reba amafaranga yo guhaha ipasho yabonetse ejo n'ejo bundi inzara n'umusatsi ni wowe kugura imyenda urumva iyo costume azakenera kugira ngo azaseruke urumva ni wowe uzamutegera transport iyo niba ni cab cyangwa se ni bike bitewe n'ubushobozi ariko uyu munsi mushaka kuba mugenda na bike we n'umugore yawe mwahurira mu kazi cyangwa se umwe yajya mu kazi n'undi mu kazi ejo bundi mukagura akamodoka ukajya umudepoza nawe ukajya mu kazi kabisa. So urugo rero umuntu wese w'umunyarwanda namwifuriza ko atazishimira ko umugore we ngo yakicara mu rugo ahubwo yamureka akajya gukora akazi kubera ko umugore ugiye ari umugore wa nyawo umutima ntago aba awujyanye mu kazi gusa hari n'igisate cy'umutima asigaza mu rugo ntago umugore yaguca inyuma urumva atarasanzwe bifite muri gahunda ntago bishoboka. Aha icyo turakyemeranywa sasa hari ibintu wenda sinzi wenda ko ryebe mbebara nkuko wenda tunagana ku musoza tunasoza hari uburyo umuryango ubana umugabo wenda anywa akabyeri umugore ntanywa kanywa cyangwa se nimba kanywa ataha kare cyangwa akajya gute ibintu nk'ibyo ngibyo icyo kirareba Jackie cyane Jackie ariko tunasoza kugira ngo tunasoza tunakonkuriwa kugira ibintu bigende neza. Jackie wakwemera ko wowe wakwemera ko umugabo wawe anywa byeri agataha saa 8 z'ijoro wowe wenda ukora akazi gasanzwe kumanywa gataha wakwemera ko Kamaro ataha saa 8 z'ijoro yanyoye wowe wari uri mu rugo? Njye icyo kibazo mbaje kiraremereye sibyo kandi abantu twumva ibintu bitari mu ruhande rutari rumwe n'urw'undi muntu mu buryo butandukanye sibyo umugore ashobora kunyurwa n'ibyo ngibyo cyangwa undi mugore nanyurwe nabyo sibyo ni ibintu bitandukanye nk'uko umugabo ashobora kunyurwa n'umugore mu bundi buryo cyangwa umugabo nanyurwe nawe mu bundi buryo sibyo niba umugabo wanjye nk'urugero wenda mubonye sibyo nkagera muri icyo gihe sibyo ari mu kazi mbizi neza ko ndishoka ari mu kazi urugo rwanjye nta na kimwe rwabuze urumva urugo rwacu ubwo nyine mba ndi umugore w'umugabo urugo rwacu nta na kimwe rwabuze ntashonje ntasa nabi nta kibazo nageze hagati y'amaguru yanjye nsa neza meze fresh numva nyine yego nyine happiness nyibona yuzuye bro urumva nduhuka na stress anera urumva nawe ubwiwe nawe ariko abimeze cyanzanyeho nanjye nancoreke mu byanyeho urumva ari agacupa kiyagiye gusoma mana yanjye nanzara yanyishe nimereye neza atanca inyuma namuca inyuma niyo yanca inyuma ariko ngiye nta nicyo byantwara umubiri sibyo nitukumva yuko ngo umugabo ngo kuba yashatse umugore ngo neza niba nta defu ufite reba neza niba inshingano zose wazujuje z'urugo ahanini kugira umugabo aguca inyuma we inyuma ahubwo abagizemo uruhare arimo ibyo abasha kumanagira no kuvuga ngo niyo mpamvu abanyarwanda ntago bakoze indege mu kinyarwanda cy'imigani ariko umugani bakoze wahagurutse indege uri kubyumva mbwira uwo mugendana nkubwira uwo uriwe ntago rero uzabona umurokore wo muri ADPR washakanye n'umukobwa w'umucanga niba ugendana na Pastor Claude ubwo nawe mu minsi iri imbere tuzabona wafashe umumama pasiteri wamwise umugore wawe wamusabye akakwira ahubwo wabaye umwinjira ahubwo tangira kuri Mutabazi uzagera kuri Claude bwa nyuma barahereye hejuru uyaye muri koroneri yongwe yakoze kambaka yagarutse urumva
kuva yafa amabusi ari muri gym tonic ari guterura icyuma yongo byabe nivugishwa ngo kutya ari kuvuga ngo kurya neza ubu noneho ibintu byo kurya byarangiye kuvuga ngo kurya yamenye ikinyarwanda shaka para abapasiteri barateta kugeza ubwo bagobe ku rurimi nk'utwana dutangiye kwiga kuvuga ngo kurya imiteto yamushizemo ngo Yesu akuryohere bari kuvuga ngo Yesu akuryohere ubwo ikinyarwanda yakimenye bari yashamwe abantu Kinyarwanda yarakimenye nta soni gusa we ni akamaro tugana ku musozo reka dushimire bamwe mu ba influencers dufite ko hano mu Rwanda yego Jackie arabazi bamwe muri Jackie ngaho shimira aba influencers iyo ngoragaye ni king nge nago reka mbavuge nta kibazo ngewe aba influencer nashimira hano mu Rwanda tugiye muri secteur ya music movies n'ahandi reka mbavuge mbikuye ku mutima nanashimira n'abanyarwanda bose by'umwihariko buri munyarwanda wese kambaze mushimire umunyarwanda wese witabiriye igikorwa cyo kwibuka akabifata nk'inshingano zimureba nk'igikorwa kireba buri munyarwanda wese Uwiteka muhe umugisha kandi akomeze abizirikane n'undi mwaka azakomeze abitize umurindi kugira ngo icyo kintu nikizibagirane tujye tujya agaciro hanyuma noneho reka nkomereze kwa influencer ngenda ndashimira aba influencer bashyize itafari kuri muzika nyarwanda bose ndetse na secteur ya entertainment tanga showbiz zo mu Rwanda harimo Muyoboke Alex harimo n'abahanzi rega n'aba influencer harimo influencers no abantu nyine abantu bari celebrity harimo ba Deben harimo ba Bruce Melody urumva harimo ba DJ Phil Peter harimo ba Brian baba DJ harimo ba Sky2 badukubita Silenge na Kamaro urumva harimo ba Jackie uyu nguyu harimo Mbata muri comedy harimo Merci muri comedy harimo Arthur harimo Rusine harimo ni benshi harimo ba Patrick urumva harimo bazubi comedy urumva ba Seti n'abandi dukomeze harimo ba Seburi Koko muri movie harimo badumba urumva harimo ba Risudi harimo mane so nabavuga nkazabavamo ni benshi bayisha nyiri nyindi hajya nyiri mbambwira kandi kantu keza mutazi uzi kuba ubayeho ukora igikorwa cyiza nta muntu ugushimira Aba muri ubwo buzima abari ikibazo reka dukomeze dushimira ahubwo ducaguranye twirukanga dushimira abapuisa dushimira babamenya bamenya anniversaire joyeux anniversaire ba Jojo Breeze badansa ba Titi Brown dushimira ba General Benda turashimira ba Nyambo turashimira turashimira tugeze ryari yegora kari benshi cyane gusa muri rusange nyine turabashimiye abafrensa bose tuzajya twonyine n'abandi ndishimiye dushimire ba Rujama Phone Shop nabona aba influencer muri sectors zitandukanye dushimira ba 4G Mango 4G urumva tubashimira abaduha internet dushimira Great Hotel baduha location yo gushutingiramo abafana ba 5G TV show namwe tubashimira cyane Mbata Geology tugushimira dushimira Big Town TV dushimira Big Town dushimira Manibu X large ego komana numva twashimira abantu benshi cyane yes reka dushimira na Sam Gakire niwe muntu inyuma yabashe kugerageza kwirwanaho akirwana bigakunda hamagara 0783 24 nimba ukeneye gukoresha visa ya Dubai China n'ahandi hose uhamagara umuntu witwa Christine agufashe kugira ngo byose bigende neza. We love you so much people. Bombo Creator.